batwibye FC ubu nawe ugiye kuba amabaruwa FC usinize zamutsinda katubanze dusabire Fabrice Imana izamufashe ibintu byo kwira federation yaje ntabwo nayirebye simbikunda cyane kugira ngo uje kuri muri kipe nubaha ariko nanone ku rundi ruhande Rayon Sport yavuga ngo bajya batwe ngo batwibye FC Gloire Trading Limited, good tiles, good price. Yes, ibihe byiza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya EM Sport ngira ngo mumaze kubimenyera turaba mbere ku kijyanye n'imikino hano mu Rwanda ngira ngo mugiye gutungurwa mpagaze hano kuri ofisi ya Marine ni naho equipe ya Marine FC ituye ni equipe igiye gucakirana na Rayon Sport nyuma yuko abareyo baraye bishimiye bikomeye cyane itsikira ry'umukeba APR FC aho yanganyije igitego kimwe kuri kimwe na Rutsiro aba sportif bose aho twagiye dusohokera wumvaga batari kuvuga bavuga ati APR noneho yibwe gutya na gutya ugasanga ntibabivugaho rumwe uyu munsi rero twazindutse tugiye kuganiriza bamwe mu bareyo tubabaze uko bari kubona ino match kuko umwaka washize match yayihuje na Marine ni match itaragenze neza yavuzwemo ibintu bikomeye cyane haje abasirikari ndakugora Rayon Sport reka twitege uyu munsi ko Rayon Sport iribuze gukura amanota 3 mu karere ka Rubavu ngiye kuganiriza bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abasesenguzi aho ngiye kuganiriza muhawe n'Imana kurodaho arimo hano imbere muri Classic Bistro ku Mureyo Karaveri niho yaraye muhawe n'Imana Claude Diswe umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport mu Rwanda ndetse no ku isi yose nyuma yaho ndaza kuganiriza umwe mu banyamakuru bakomeye cyane wa Isibo Felix ansesengurire uko yabonye match yejo nuko nibyo yiteze kuri match uyu munsi mwibutse ko ushaka kwamamaza ntandi ni hano kuri EM Sport amakaro meza ni muri Gloire Trading Limited nitwe bambere ku kijyanye n'amakaro hano mu Rwanda dukorera mu gakiriro ka Gisozi uhagaze ku nyubako y'Umukindo Plaza urara munsi ya urabona inyubako yanditseho amakaro meza cyane amarangi meza ni muri Sunshine Supply Company Limited nitwe bambere ku kijyanye n'amarangi dukorera hano Nyabugogo hahoze akabari ka Top Chief urabona icyapa cyanditseho Sunshine Supply Company Limited uze tuguhe amakaro tuguhe amarangi meza ibyo ntiwabikora utaryamye neza Kwizera Shop araguha matera nziza muri kino gihugu akorera hano kuri Beka ya Nyabugogo mwibutse ko dufite discount yo kuzagera uno mwaka urangiye ku kijyanye na matera guri iwacu iraza ifite discount mumaze kumenyera mba ndi wizinshimire gakwandi inyuma uri kumfatira amashusho reka ninjire nganirize muhawe n'Imana Claude mubaze uko biteguye match y'uyu munsi Rubavu kimeze neza gusa cyarushoje kumera neza yuko twabonye bakibabanganyije bya amata ya byamavuta ni mushobora kuza kugendera muri uwo mujyo barumuna babo nkuko mujya mubyita bakabahagarika oya reka nkwereke rero ibintu ku bisigaye bimeze muri no minsi reka tubandushimire federation ikintu cyitwa arbitrage muri no minsi kiri ku murongo rwose uri mupira ukirwa mu kibuga ariko uyu mucamanza baye mubi ibyishiri bigenda neza so nawe rero uvuga ngo uramutse ukinye ugatsindwa cyangwa ukanganya cyangwa ugatsinda uraba wabikoreye so bivuga iki rero ubu ngubu none nibo tugiye kureba noneho bajya bavuga ngo kuri ni bari mu kibuga nyine mu kibuga hariya kuri tapi exactement tapi vert niyo izajya ituma umuntu avuga ngo ndatsinzwe cyangwe ndanganyije kuri match ibanza match y'umwaka washize ni match yajemo ibibazo cyane hazamo ibintu by'udushoka ibintu nk'ibyo Marine ni ikipe ibakanira cyane witeze iki ku mukino w'uno munsi ugereranyije na match yabahuje umwaka washize ngira ngo wenda icyo ruhereba cyo mvuga ngewe ndi mu bantu bakuza amahugurwa ya CAF bijyana na security ndetse n'abandi muri komisiyo ya security muri Ferwafa ari icyo tugomba kuzajya dusobanukirwa buriya umupira burya ntabwo ari twawuremye si kirago si iki ntabwo amashoka yemerewe muri stade n'umuntu ubikora nawe biriya bintu byahari banaduhana ubu ngubu ni byiza rwose abasikari baba bakuze buriya nubwo ubona baba bafite n'ibikoresho abenshi harimo n'abariyo urumva ariko ibijyanye n'ibikoresho by'akazi burya muri stade umuntu yinjira muri stade adafite ibyo bikoresho nizere ko bitari byo bwongere nibyongera biraba twavuga ko byaba bikabishe ariko ubundi ibyabaye ubushize n'iby'ubungu biratandukanye ko nta match zisa
ndetse n'igihe twahuraga ntabwo byari bimeze nk'uyu munsi kugira ngo twahuye muri za match za nyuma. Ubu ngubu tuhuye muri za match za mbere dufite n'ibyo tugomba gukora kugira ngo turebe ko twazagera muri match za nyuma duhagaze neza, nizire ko biri buhinduke kandi ngira ngo byose bikugera bijya ku murongo. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi nyuma yuko mugiye no gukina mu kiba yaratakaje, urabasaba iki noneho ku ruhande rwawe? Ngira ngo icyo nasaba abakunzi ba Rayon Sport sino kubasaba no kuyibutsa buriya. Buri mukunzi wa Rayon Sport ugira mwibutsa ntabwo musaba ko nubundi akunda Rayon Sport, abaye yizanyemo nuko bajya inyuma y'ikipe. Hari abavuga ngo hari ibibazo ntaho bitaba, ariko icyo tureba ni ya tapi vert wavugaga. So baza ari benshi kandi nyine nabonye baza ari benshi ko ngira ngo ndabona na hano Rubavu hari abamambure ba Rayon Sport bakizo agence zabo za hano abantu basohokera. Hari turi bita class bistro hano kwa Claver umureyo. Imbere yari Shadadi hano nabonye hari abari benshi, nabonye hari Banzovu, nabonye hari n'abaperi kandi abandi bari n'aba sportif na Claver n'umu sportif. So icyo tubasaba yumva ngo uyu munsi rwose abakunzi ba Rayon Sport aho muri kuza muze dufata ikipe yacu nk'umukinnyi wa 12 tureko byibuze amanota twayacyura kuko burya bavuga ngo kurya ni kare. Mu gihe gukina no mukino hari gukurikireho derby. Bisobanuye kuri Rayon Sport go kwitwara neza kuri uyu mukino. Nuko wenda tuvuganye mbere yuko dukina umukino ari akira kukubwira umukino urangiye, ariko gusa derby ntabwo ikundira ubwoba. Ndabona derby ari bisanzwe ko ari gihe tuvuga ngo turakina na Rayon Sport ifite ibibazo bijyanye n'abakinnyi b'abataka badahari, ariko nabonye bishobora no gushobora ko ari umwata gushaka kuzagaruka kuri match ya derby, ariko ni ikipe nabonye hano n'abakinnyi bari bayikina. So derby ni bisanzwe uzashobora gutsinda zamutsinda, ariko none nta birenze bihari rwose, nta birenze pe. Korone ni ku munsi wa gatandatu wa shampiyona, ni shampiyona kugeza ubu ngubu uri kubona gute? Ni shampiyona ubona izatanga ubutabera bitari nk'izagiye zibanza abariyo mwagiye mutavugaho kimwe? Reka tubanze dusabire Fabrice Imana izamufashe ibintu byo kwira federation yajemo bigende neza, kubera yuko hari impinduka zikomeye cyane mu mucamanza. Buri kintu kitoro arbitrage kiba gikomeye cyane. Ku munota 90 hari igihe abantu bakiraga bavuga ariko iyi kipe ni ikira munota 90 irangiye ine ya nyuma araza kugenda gutya, ariko abantu bari guhangana bari gukina. So uyu ni umupira rero, nibyo nabwira ngo umupira uvuye mu Bwongereza nta mupira kureba no mu Rwanda. So bivuga iki rero? Bivuga yuko bikomeje gutya utsindwa agatsinda byaba byiza. Ngiye mfite icyizere cy'ishampiyona ko izaba iryoshye. Icya kabiri igiye kuzama amakipe abiri avuye mu gihugu cya Sudan. Turashimira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko abashyitsi baje tubakira. Ari amakipe yari agiye muri Mauritania. Ubuse nigeze kwiva ndi kuri gitangaza makuru kimwe. Ndavana umuntu ubuza yuko amakipe aza gukina hano, amakipe azajya amadolari, amakipe azamara amezi 3 abantu ubwabyo umurongo His Excellency yaduhaye yuko sport igomba kuba business tuba twaciye ku ruhande. So uyu munsi rero nta nubwo tugiye kureba ngo noneho ngo abahanganye za derby ya Rayon Sport tugiye gukina shampiyona buri wese agaragari tumenye ko bimeze. Kuba rero bihuye na federation nshyashya nibyo navuga ngo amategeko kubyara amavuta tugiye gukina, ariko nanone ku rundi ruhande w'ikipe y'igihugu tugiye no kubona abakinnyi bamerita ko kuba bakira mu ikipe y'igihugu. Ibyo twarimo twatubirimo nyine byari kwa kundi byacu bya kimeza, ariko tugiye kujya muri competition none isobanutse. Simacha ni mugoro wayirebye koro? Ntabwo nayirebye simbikunda cyane kugira ngo ujye kuri match sometime wenda abantu bashoboye kuba bansereza cyangwa kundi kuntu sinayirebye, ariko nyewe byandyohera kuri radio cyane ntagiye kuri stade. Hanyuma bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari kwibaza bati ese APR uyu munsi iri gushishimura impapuro buri munsi ntibemeranya n'ibyemezo bya komisiyo ishinzwe arbitrage ibisohotse bakajurira, bati ese nabo barimo bararira. Ku ruhande rwawe nk'umureyo wowe iyo ubonye APR itari kwemezanya cyangwa kwemera ibyemezo bya komisiyo ya arbitrage ubifata gute nk'ikipe nkuru? Nge APR ikipe nubaha, ariko nanone ku rundi ruhande Rayon Sport yavuga ngo bajya batwe ngo batwibye FC. Ubwo se tugiye gusangira izina ra Mabaruwa batwibye FC, ubu nawe ugiye kuba Mabaruwa FC. Oya ubwo Rayon Sport bahitaga mena ayo mazina kwa ko yahoranaga oya ngo twareka buri gihe twakinaga bavuga ngo batwibye abantu. Ubu rero Rayon Sport batubatije ngo batwibye FC, reka none natuvuga ngo Mabaruwa FC, mwumve ko byose bimeze.
hari ikibazo. Tugana ku musozi rero ubwo niki noneho ubu ngubu ku bakunzi ikipe ya Rayon Sport wabizeza cyane ko imaze imikino 2 itsinda, umutoza araza ryari, ibyo byose noneho hari nabibaza ku ruhande rw'ubuyobozi cyane ko uba muri komite wa hafi ya komite, umwuka umeze gute, niki abakunzi ba Rayon Sport noneho uyu mwanya wababwira? Ngira ngo cyo nababwira abakunzi ba Rayon Sport nuko tureba Rayon Sport nka Rayon Sport. Icyo cyambere tureba Rayon Sport twa kwita ku bivugwa cyane ko Rayon Sport buriya twese twayijemo nta muntu uzanye undi, twese twarizanye. Abayobozi bacu nabo nabareyo niyo bagije ibyo badahuza nabyo bazagira bikemuke, ariko twaba tureba Rayon Sport igutsinda. Buriya niyo Rayon Sport yafite umuyobozi mwiza twese duhuriyeho idatsinda nawe ntabwo yagira amahoro. So abareyo icyo babwira ni kimwe rero, turebe Rayon Sport yacu duharanire yuko Rayon Sport itsinda, ibindi biri kuza iby'amategeko n'ibindi ibi byose bizazanyuma ariko Rayon Sport yatsinze. Abari rero twumvikane muze mu ikipe yanyu muyibi inyuma, abayobozi baragenda nabandi bakaza ariko Rayon Sport yo irahaguma. Icyo kintu rwose tucyumvikaneho twinyuma y'ikipe tunareba bakeba. Muri hari gihe abantu banatujijisha tukajya mu byo vuga ngo kana bumvikana ugasanga umukeba cyangwa undi muntu aduciye muri humye. Ibyo rero ntabwo bajya kubigarura byatambutse. Niyo mpamvu tugomba kureba Rayon Sport tukareba ko tuyijya inyuma tukayishyigikira, ibibazo bindi tuzicara tubiganiyeho nyuma, ariko Rayon Sport yacu iri gutsinda. Koro dusoza ntondekere 5 utazanyemo amarangamutima uko ubona shampiyona izarangira bimeze. Onaha abantu rendezvous ya nyuma ya match. Ngira ngo 5 nabangiye kure njye muri 5 zikize. Nagiye nko muri 3. Icyo nemera cyo nuko Rayon Sport iyo ndi kubona hanga barabataka bacu bagaruka n'amakipe maze kubona ari gukina hanga nta muntu ufite atake nziza nka Rayon Sport, nitugimana barabakinnyi bacu bakagaruka. Niyo naho umwanya wa mbere. Iya kabiri nayigira polisi na muntu minsi beze neza. Nagarukira ku ya gatatu rero yakwitwa PRFC. Ngiye ndiko mbibona. Rendezvous imeze gute? Rendezvous rero imeze gute rero? Bare twumvikana gakeya. Nitumara gutsinda uyu munsi tuze guhurira muri class bistro yo kwa Claver hano. Claver muramuzi, Claver ni wa ufite akabari kitwa Esperanza za Kicukiro. Za Kicukiro ni umureyo, ni umufatanya bikorwa ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport y'abagabo n'iy'abagore. Buriya Claver yabaye muri kuva kera. So nuvuga ngo rero hari umwe twa Vitali w'inshuti yacu w'umureyo yagiye ati mwa bantu mwe iyo twicaraga mu nama yavuga ati se wowe ukora iki? Kuki dushobora kwishaka nk'abareyo buri wese navuga icyo akora? Niba tuvuga uri umwenjenyeri njye guha umwenjenyeri akazi sizo twicara mu nama dukunda Rayon Sport icyarimwe. Na Rayon Sport rero niba dufite abareyo bacu bafite business ari hano za Rubavu namwe mujye muhayoboka. Niyo mpamvu ngo class bistro hano imbere ya Esada yo kwa Claver muyoboke ko n'undi y'amafaranga tumuha arongera akadutera bimunga Rayon Sport n'ubu baba kuri komite ya special abayashyizeho nawe Rayon Sport kuri prime. So namwe rero mujye mucanga muganire hanyuma dutange n'ibitekerezo. Nta nubwo areba n'abareyo gusa, nabonye n'aba sportif ucibe nabarujugira nabonye hanga hari mugoroba banzovu babandi babasitari nabonye hanga abasitari benshi barahanga, nabonye hano ba Esigi ba Fergo Fambere ba Muhire, nabonye benshi, nabonye bakuru abantu benshi barahanga, ariko byadushimishije rero muri business. Rero tujye tureba n'umureye wacu tumurebe cyangwa sportif tumusure, ariko naho twemere twongere nanone tuvuge ngo bajye banakana IBM kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Murakoze cyane.